ndabasuhuje mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi. Tubahaye ikaze kuri Terre de Nations TV. Nitwa Muhongayire Jacqueline. Shalom. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa, inshuti yanjye, umubyeyi nishimira cyane. Ndamureka yivuge. Yego. Ariko mbere ya byose reka tubanze dusenge kugira ngo gahunda tugiye gukora tuyiragize Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye ko uri Imana yacu, tugushimiye ko wagize neza ukaduha kumenyana, tugushimiye na byinshi wakoze kugira ngo duhure. Mwami Imana, ni byinshi twanyuzemo ariko warahabaye, watubereye Imana. Turakuraritse, Mwuka Wera aboneka aha, imbaraga zawe zibe hagati yacu, dore turenze umwe, ubuntu bwawe tuyobore, kandi ibyo tugiye kuvuga aha ngaha bibe byo kuzaguhisha icyubahiro, bazabyumva bose Mwami, bizabagirira umumaro. Rero tukavuga byinshi ariko tubigusabye twizeye Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Karibu rero, ibwira abadukurikiye n'ikiganiro cyacu, ndizera ko kiri bubanyure. Amen. Murakoze cyane kumpa karibu kuri Terre de Nations. Nitwa Alina Kabagamba, nkaba ndi umumama w'abana 4. Yego, hanyuma nkaba ntuye muri Amerika ya ruguru, ubwo ngubwo ni muri Canada. Nkaba nshima Imana rero kuba ndi mu gihugu cyacu. Murakoze. Reka rero dutangire ikiganiro cyacu. Insanganyamatsiko yacyo ni ukureba uburyo umwana akurira mu muryango n'uburyo afatwa n'ingaruka zamubaho igihe atitaweho mu buryo bukwiriye. Reka tubaze umubyeyi, ariko tugiye gusubira inyuma ku hahise, cyangwa se ku buryo urugendo rw'imbuto yitwa Aline yagenze, kugira ngo abadukurikiye bagire icyo bamwigiraho. Murakoze. Murakoze, nongeye kubashimira. Ni amahirwe kubasha kubwira amahanga, ngira ngo nibyo Terre de Nations. Hari igihe umuntu yavuga ati ni igiki gituma umuntu yashaka kuvuga kuri iyo mbuto, ko mubyise Alina, umuntu wese wavutse aba ari imbuto, kandi ngira ngo biba ari ibidasanzwe, kubera ko tuzi ko ikiremwa muntu cyaremwe n'Imana, niko tubyizera, kandi iyo iremye umuntu igatuma abaho, haba hari impamvu nziza ituma abaho. Rero nayo maze kubabwira ko ndi umumama ufite abana 4, ariko mbere yo kuba umumama ndabanje kuba umwana. Mvukira mu gihugu cy'i Burundi, kurira mu muryango nkubonamo umubyeyi umwe ariwe mama. Yarandera, yari afite n'abandi bana, ariko abo bana ngira ngo kubera ko tutahuzaga ababyeyi bombi, bakabana n'undi mubyeyi n'abandi babyeyi babo ari bo ba papa babo. Naje gukurira rero muri uwo muryango warimo abantu batari bakeya, bega mu buryo nyine budasanzwe. Harimo ababyeyi be, harimo abo mu muryango we. Nza gukurira muri uwo muryango, mu by'ukuri nsa nk'aho ari jye mwana urimo jyenyine. Mu nyuma bidatinze haje kuzamo undi mwana, ariko tutava inda imwe. Tuza gukura dutyo rero, dukurira muri uwo muryango. Igihe cyaje kugera njya mu ishuri, yego, hanyuma maze kugera mu ishuri ntangiye gukuraho buhoro, kugira ngo navuga ngo ni igihe babyita muri adolescence cyangwa ubwangavu. Ntangiye kwitegereza
abana mbega twigana, nkajya numva amakuru bavuga, nkumva ntabwo asa neza n'ay'iwacu, bakavuga ati mama papa, noneho nza kuvuga nti ese papa we umbyara we ari hehe, cyangwa abo bavandimwe nabonaga rimwe na rimwe byibazaho, ndabona ni kubera iki tutabana ku munsi ku munsi. Ubwo rero uwo mubyeyi wandeze yandeze neza, yakoze ibishoboka byose kugira ngo mbashe kubaho, ampa ibikenewe, anjyana no mu ishuri, ariko nkabona akoresha imbaraga nyinshi, kandi nkabona bisa nkaho bimuvuna cyane. Urumva nari akana gatoya, ariko nkabyitegereza, nkabona aravunitse, nkabona n'ibintu bimutwara imbaraga nyinshi. Hagiye habamo rimwe na rimwe ubona bisa nkaho izo mbaraga akoresha zisa nkaho zidahagije. Ndibuka kenshi njya ku ishuri bakampamagara bati haguruka, ubwo nari maze kubimenyera, nari nzi ko ubwo school fees zitabonetse, ego nkataha. Hari n'ibindi nakunze kubona iwacu, rimwe na rimwe nkabona nyir'inzu, kuko aho twari turi ntabwo yari inzu yacu, nkabona nabo baraje bati bite amafaranga y'inzu. Ibyo ni ibintu nakuze mbona kenshi, yego. Ndumva byaba ari ngombwa ko umuntu yabivuga muri ubwo buryo, kugira ngo nyine tugaragaze iyo mbuto twavuze ariyo jyewe, n'ahantu ibintu biba bituruka. Naje rero gusa nkaho nyine urumva ngeze muri icyo gihe cya adolescence, ntagiye gukura. Noneho maze kubabwira uburyo nitegerezaga mama, nkabona arakora amasaha menshi kandi aravunika, noneho biza kundemamo ikintu cy'ubwoba, no kugambirira gukora ibyo numva nashobora byose kugira ngo sinzabeho ubuzima busa nk'ubwo ngubwo. Nubwo bwose yakoze byinshi byiza nshima, ariko numvaga nanone ko arimo avunika cyane, kubera ko wenda nta mufasha afite, nta wundi mubyeyi ubimufashamo. ese tutararenga aho ngaho, Yego. mugeze mugira umwanya uganiriza mama wawe ngo wumve, urumva yari afite imvune Yego. nyinshi, ugeze umubaza ahahise ubuzima bwe yabayemo? Ntabwo nabimubajije, nk'uko nababwiye, ndumva ahubwo nari umwana uteye gutya, witegereza cyane gusumba kuvuga. Naritegerezaga cyane ahubwo gusumba kuvuga. Wenda muri uko kwitegereza kwanjye nkaba nagerageza mbega nko kwishakira ibisubizo. Nk'ubwo ngubwo namubajije akahise ke, ariko narabibonaga ko bishoboka cyane, ko ashobora kuba yarahuye n'ibintu bitamworoheye, kubera ko nari maze no gusobanukirwa ko abo bana duhurira kuri mama bari bafite abandi babyeyi kandi barenga umwe. Urumva ubwo ngubwo yatubyaye turi abana ariko badahujije ba papa. Byarashobokaga rero ko ntangiye kugenda nkura, naribwiraga ntibirashoboka cyane ko nubwo bwose ntamubajije cyangwa atigeze ambwira, nawe birashoboka ko ashobora kuba yarahuye n'ibintu bitoroshye mu rugendo rwe, kuko namubonaga akora cyane, ashyiramo imbaraga, wenda asa nkaho nta n'umwanya afite w'ibindi byinshi byo kuba yaganira se cyane, kuba yatembera, kubera ko yikoreraga imirimo, mbega agakorera aho twari dutuye nyine, mbega yakoraga amasaha menshi. Umuntu yajya kuryama akamusiga akiri maso, twabyuka tugasanga yamaze kubyuka. Nuko nguko nibuka mama. Ntacyo rero nigeze mubaza. Nibyo. Ese urumva ko utaramubajije, turimo turakora ikiganiro gishobora gufasha umuntu w'uyu munsi n'uw'ejo hazaza. Ibyo ari byo byose, icyo gihe utangiye gutekereza iby'imirimo wakora kugira ngo utazabaho ubwo buzima, ni uko hari isomo wari warize.
none se nk'umuntu uyu munsi uri nko mu muryango nk'uwavutse w'umwana yego kuba atabaza byamugiraho iyihe ngaruka kubera ko warabirebesheje amaso ufata n'umwanzuro w'uko ushobora kwirwanaho kugira ngo iyo situwasiyo itazakubaho ariko uyu munsi hari umuntu ushobora kuba ariho ubuzima nk'ubwo byose akabirebesha amaso akagira ate wumva nta ngaruka byagize kuba utarabarije igihe ahahise hawe cyangwa h'umubyeyi wawe kubera ko icyo mushingiraho mbaza abisirayeli bambuka inyanja itukura hari uburyo bavuye muri Egiputa bamaze kuvayo bahabwa amategeko mu butayu ibyo byose ni imirimo y'Imana noneho bageze aho bambuka Yorodani bategekwa gukuramo amabuye y'urwibutso azabibutsa urugendo rwabo n'uburyo Imana bambukije Yorodani mpamvu mbibajije ni ukugira ngo iyo umuntu abajije amateka ye cyangwa y'umubyeyi bituma yumva urugendo yagenze nawe bikamubera isomo wowe ni iyihe ngaruka byaguteye kuba utarabajije umubyeyi wawe identite yawe cyangwa se inkomoko yawe kugira ngo udakeka kuko gukeka ntibivuze ko byaguhaye igisubizo gishobora kuba atari cyo cyangwa se n'icyo ubonye ukakibona utinze ni izihe ngaruka byatera umwana kutamenya ahahise h'ababyeyi be inzira banyuzemo kugira ngo uyu munsi nabo batangire bakiri batoya bamenye uko bakwitwara bitewe n'aho baza ababyeyi babo bavuye n'aho nabo ubwabo bari ni ihe nama wabagira mbajije ikibazo kigoye ngira ngo nubwo bwose nababwiye ngo mbaye mu mahanga kandi ntinzeyo byatumye menya ko kubera guhura n'abantu batandukanye imico itandukanye naje gusanga hari imico mbega iganira cyane gusumba hakaba n'abandi bataganira cyane rero maze kwitegereza ariko ni nyuma iyo nama ubwo ngo ndaza kwitanga muri ubu buryo icyo kibazo mwaye mumbajije naje kwitegereza noneho ndeba ya miterere yanjye kwa kunini nababwiye ngo nakuze ndi umwana ucecetse cyane witegereza gusumba kuba navuga ariko naje no kunahishukirwa nyuma y'uko muri iyo miterere yanjye Imana mu by'ukuri yifuzaga ko nitegereza cyane nitegereza mbega umuryango wanjye uko nyuma yari ifite umugambi mbega kuzangarura mu nyuma ikabimbwiraho ariko mvuze nko kuri icyo kintu wari uvuze cyiza cyane mbega kuganira abana kuganira n'ababyeyi ni ikintu cyiza cyane ni ikintu nagiraho inama si abana gusa ahubwo n'ababyeyi nabo kuganiriza abana mu muco wacu ngira ngo akenshi ntabwo bikunze kugaragara cyane ariko ntabwo ari bibi buriya nk'uko wari ubivuze ibyo biganiro bibaye byagabanya ari ibibazo umwana yakwibazaho byinshi ndetse na mama n'abo babyeyi bakamenya umwana uko amerewe ni inama rero nagira bitari abana gusa ahubwo n'ababyeyi kugira ngo bombi bajye bingeginga bajye baganira wabona nk'umwana nk'uku nguku uteye nk'uku nguku ugena ari inteye noneho nk'umubyeyi akaba yakwegera akakubaza ati se ko ucecetse ni amahoro umeze neza byagenze bite ku ishuri wahariye wahaze hari ikigushimishije se cyangwa hari ikikubabaje gutyo n'umwana nawe mbega akaba yakwiga yakwitoza kuba yavuga hari ikintu kiri nko ku mutima cyangwa nk'ikibazo yaba afite cyangwa nk'ibyo bibazo nari ifite nibazagaho nuvuga neza umuryango wanjye ko umeze gutya none ukaba wakwegera umwana tukaba ari ibintu ngira ngo twatangira kwitoza tukiga nk'uko nari mbabwiye nzi ko umuco wacu ni mwiza ariko ubamo akenshi ngira ngo guceceka cyane ku buryo utamenya mu buryo bworoheje
icyaba ari cyiza cyangwa icyaba ari kibi byaba ari ku mwana cyangwa no ku mubyeyi. Ngira ngo ni inzira nabincouraginga bitewe n'ibyo nahuye nabyo, kugira ngo mbega ababyeyi uyu munsi barimo barera batangira abana bakiri batoya bajye babaganiriza, kandi n'abana ngira ngo bibasha kubatinyura. Abana iyo babonye umubyeyi yabaganirira cyane, nabo ngira ngo barabohoka bakaba bakwifungura bakaba baganira. Sinzi niba mbishubije neza. Yego. Si ku bana gusa, umuryango ukeneye ikiganiro. Yego. Hagati y'ababyeyi ubwabo, hagati y'abana n'ababyeyi, kugira ngo umwana atinyuke, abe inshuti y'ababyeyi kuruta ko yazaba inshuti y'abandi bo hanze. Nibyo. Yego. Nakomeza nari mbaciye mu ijambo. Yego. Urumva rero nakuze ntyo, nayo maze kubabwira challenges, muze no kunyihanganira kubera gutinda hanze. Hari amagambo ntabifite akwiriye mu Kinyarwanda, ubwo ngo mbiseguyeho kugira ngo niko babivuga. Challenges rero urumva nari ndimo mpura n'umwana uri mu byiruka, urumva nyine ibibazo byari bimaze kuba byinshi kandi birumvikana nyine, kuko nababwiye nti nakuriye mu muryango ariko mubonamo abantu benshi beza bankunze, ariko nanone sinagira abandi nabo b'ingenzi mubonamo. Ibyo rero bisa nkaho ku kibazo warumbajije cyiza cyo bati kuki utabajije, kandi nkibuka ko no mu ruhande rw'umubyeyi nawe ntacyo yansobanuriye. Urumva rero nari ngeze ahantu kenshi muri iyo myaka hari igihe abana bibwira ngo ni bakuru cyane nubwo bwose baba bakiri abana, noneho bagatangira gusa nkaho bishakira ibisubizo. Yego. Kwimuka mu cyiciro kimwe. Yego. Nashatse rero gukemura ibibazo byanjye muri ubu buryo. Naravuze nti birumvikana, ndi umwana rero ukuranye n'umubyeyi umwe, numva ko uruhare rw'undi mubyeyi cyangwa urukundo rw'undi mubyeyi ntigeze ndubona. Noneho muri iyo myaka mpageze n'ahantu twari dutuye aho ngaho i Burundi, byari ibintu bisanzwe cyane kuba abana bangana nanjye muri icyo kigero baba bafite ibintu bitwa inshuti, aribo za kopa. Muri iyo myaka kopinage ibishyushyu, ubucuti hagati y'urungano ishyushye. Urumva ibyo bibazo nari mbifite nsa nkaho mbishyize at the back of my mind. Noneho ndabona oya, reka nishakira inzira, ngira ngo ibi bibazo mfite bizakemuka muri ubu buryo. Noneho njya muri iyo mu byo bita ngira ngo ni urukundo. Nza kugira amahirwe, hari benshi ariko nza guhitamo umwe mu by'ukuri ntumva nitegereje neza. Noneho tujya mu rukundo, dusa nkaho twanganaga, tujya muri urwo rukundo. Bya bindi rero nababwiye biba bibura ku mwana nkanjye wakuze gutyo, kubera urwo rukundo numvaga ndukeneye cyane muri yewe. Naje rero gushyiramo imbaraga muri urwo rukundo. Turakundana cya kigero nari ngezemo, murabyumva, ndi umwana ariko bibwira ngo ni mukuru. Amashuri ntangiraho kurangaraho, ntangiye kurangaraho, ndetse ubwo ngubu ikindi ntanavuze nari mfitemo n'inshingano mu rugo, kuko mama yarikoreraga. Najya ku ishuri navayo nkagaruka nkasanga nyine hari imirimo integereje, kugira ngo mbega nuko nguko twagombaga kubaho, twagombaga gufashanya. Nari mfitemo contribution nagombaga gutanga. Ibyo rero byose byaje gutuma amashuri n'icyo kigero nari ngezemo kiri critical ntabasha kwiga neza, kubera urwo rukundo nari ndangariyemo, ndetse n'imirimo yo mu rugo. Kuko urumva nababwiye ngo mama ntabwo yari afite abamufasha benshi, yarikoreraga, kandi nababwiye ko yamaraga umwanya utari mutoya ari muri iyo mirimo. Rero narazaga nanjye mu bamufasha bake yari afite, nanjye nkaba mbarimo. Nza gukura rero ari uko nguko bimeze mu ruhande rw'amashuri, bitakimeze neza cyane nk'uko byari bimeze mbere, ariko mu rukundo nkumva kubera bya bintu nari mbuze rwa rukundo,
nkumva bisa nkaho binyibagije gatoya mbirangariyemo, binyibagije mbega bya bibazo nakomezaga kwibaza, ntese papa ari hehe, abavandimwe se bimeze bite, cyangwa se n'ibindi umwana yakwibaza kenshi biba bijyanye nyine niyo mirerere cyangwa niyo mikurire isa nk'iyanjye. oya birumvikana uko warerwa kose iriya myaka, yego, waba warahawe urwo rukundo, waba ufite izindi nshingano, yego, ni umwanya twavuga w'ubuhumyi umuntu uwo ari we wese, yego, utabinyuzemo nabwo waba utuzuye, kuko kuba ari ukwimuka kuva mu cyiciro kimwe ujya mu kindi. Kinagoye abantu benshi bita ko umuntu ushoboye kugisohokamo neza aba ari intwari, n'utagisohotsemo neza, yego, nawe ni uko uwo mwijima nyine uba kuri buri muntu wese, nta wacira urubanza, uba kuri buri muntu wese, uba nyine waramubanye mwinshi cyane, wenda navuga bya bintu twahereyeho by'ubucuti bw'ababyeyi n'abana. yego, iyo ari umubyeyi ushyira cyane cyane ingufu mu kureba imihindukire y'abana, afatirana kare imyaka 9 kuzamura, kugira ngo afashe uwo mwana gusohoka muri icyo gihe. Iyo babaye inshuti amenya ko icyo gihe akinjiyemo, akamenya uburyo amutwara, akamucyaha, akanamuzaho ijisho. Rero ni ubuzima bw'umuntu wese, ariko ku ruhande rwawe hari ibintu bibiri bishobora kuba byarakuvunnye cyangwa se byakugoye. Hari ukuba wari ufite icyuho mu rukundo rw'ababyeyi bombi, cyangwa se n'umubyeyi umwe kubera ko yari afite inshingano nyinshi ataboneka, ukabona tugira buriya umwanya urimo ubusa akenshi ushaka kumva hari ahantu hakuzuzwa. Ubonye uhuzuza rero kandi bigakubitana na ya myaka, nta muntu wapfa kubisimbuka, wowe cyane ko wari wumva hari gapu cyangwa umwanya wari vide ugiyemo izindi mbaraga, kongeraho n'iyo myaka. Rero nta muntu upfa kuharenga, nta muntu watera undi buye, uharenga ni wa wundi ufite ayo maboko ashyigikiye impande zombi, yaba ari ku maso no mu bitekerezo no mu bikorwa, ukareba ukamenya ngo umwana ni iki gitumye ataha iyi saha avuye ku ishuri, yatinze. Iyo utamubajije aba atangiye kujya muri yasiye, ukatekereza uti ni iki gituma atabyuka. Ashobora kuba yaraye kuri chat wenda muri iki gihe cya none, cyangwa se ashobora kuba yashwanye n'inshuti ye akagira agahinda agasinzira atinze. Ni imyaka yo kugira amaso ku mubyeyi cyane cyane, kumubera amaso, kuko aba agenda buhumyi, akabakaba ngo arebe ko azabona icyerekezo cya nyacyo. Rero aho hantu nta wakugaya, wari ubonye icyo wabuze, wari uri muri iyo myaka. Ni ibintu bibiri bigonga abantu, hari iyo nta backup, nta muntu ukubereye maso inyuma, biragoye kugira ngo uhambuke. Icyo nakongeraho, ababyeyi babe maso, turabashishikariza kuba maso, uhereye umwana akiri mu nda, niho njya mpera gukomeza kuzageza abashije kwifatira inshingano. ubwo ngubwo rero murumva nayo mabye nyine ko nagiye muri rwa rukundo, nari niciriye inzira, birumvikana kandi bijyanye n'icyo kigero nk'uko mwabisobanuraga neza. Noneho ngira ngo yaje kugera ku rugero wa mubyeyi asa nk'abyitegereje, noneho aravuga ati ndabona hari ibintu byahindutse, ndabona amanota wari ufite mbere atari ko bikimeze. Hanyuma muri ba bana nyine twavaga inda imwe harimo mukuru wanjye wari warabashije kugera, wari utuye hanze, atuye muri Amerika. Noneho aza kuganira n'umubyeyi, baraganira bombi, baravuga ati reka tumufashe kugira ngo abashe gukomeza mbega amashuri, kuko amashuri ari ikintu cy'ingenzi gikomeye mu buzima bwa muntu. Noneho babijyamo, naje kugera muri Amerika,
ngerayo ngiye kwiga gukomeza amashuri, ariko urumva nyine ngiye nkiri mutoya muri ya myaka nanone, kandi na cya cyuho nubwo bwose kitari nkicyumva cyane kubera ko nari ndi kumwe n'uwo muntu nyine turi kumwe mu rukundo, ariko maze kwigira hirya ngira ngo cya cyuho nongeye kucyumva cyane noneho ko nari mugiye kure, mujya kure, ariko nawe yarafashe icyemezo yuko urukundo rwacu tutagomba guhagararira aho ngaho. Aravuga ati nubwo ugiye kure kandi bitoroheje, nzakora uko bishoboye kose ngusangeyo. Wa muntu rero twari twinjiye mu rukundo tukiri abana, twarakomeje, mpamaze igihe kitaraba kirekire cyane abansanzeyo, nta hantu kure. Urumva nagiye muri Amerika ngiye kwiga, abagezeyo agezeyo, urumva rero nka mukuru wanjye ari we wari wahindutse umubyeyi wanjye, barabimenya kuko yaje kunsura, bari basanzwe bamuzi, baravuga ati tubigenze dute, bati reka turebe ko twamwigiza hirya. Urumva ubwo ngubwo banyifurizaga neza mu by'ukuri, kandi nanjye amashuri narayakundaga cyane, ariko usibye ko harimo n'icyo kintu kindi nyine numvaga nari nkeneye cyane cy'urwo rukundo, kubera icyo nari mfite muri jyewe. Noneho batekereza ko banyigiza hirya, ariko hatari kure cyane aho bari bari. Ego, aho ngaho rero kubera ko turimo twiga kuri iyo mbuto ari nuko byamugendeye. Ego, kano kanya ndimo ndababwira hari byinshi nasobanukiwe. Naratekereje ndavuga nti nk'ubu ngubu ugenda umubyeyi uko nari kubigenza, ntabwo nari kumwigiza hirya kure yanjye, kubera ko cyane cyane nimba uwo wari umwigije hirya yamaze kugera bugufi, noneho ugasa nkaho umwigije hirya aho gatoya wenda utamugeraho vuba, urumva noneho usa nkaho waba umwe expose, nimba nabivuga ntyo, kuri iyo danger gusumba. Ariko ngira ngo ntabwo ari cyo bari bagendereye. Urumva baravuze ati reka twongere tumwigize hirya, ariko ntibatekereza ko aho ngaho naho bagiye kunjyana naho ashobora kuhagera. Kandi niko byagenze. Urumva ntabwo yahagarariye aho ngaho, yaravuze ati aho uzajya hose nzahagusanga. Ariko rwari urukundo rw'ukuri. Rwari indege naho yimukiye rukamukurikira. Yego, ndumva rwari urukundo rw'ukuri. Ubundi iyo rutari urw'ukuri bari mu muyaga birayoka bigashira. Birashoboka cyane ko rwari urukundo nyakuri nk'uko bivuze, rwagaragagamo imbaraga. Twe babiri twabyumvaga dutyo, kandi twumvaga dukundanye mu by'ukuri, ari we ari kuri rw'ujyewe, twumvaga nyine ko dukeneranye cyane. Nawe rero niko byabigenjeje, yarakomeje. Ukuntu nakomeje nawe yarakomeje, aravuga ati nanjye ngomba gukomeza rero, nkagusanga aho ugiye. Yaraje rero arahansanga, umva nubwo hatari kure cyane aho twari tuvuye, ariko twari twigiye hirya kure, gusumba aho twari twegereye wenda abo babyeyi bandi. Urumva noneho rero byari bigiye kugorana gusumba mu by'ukuri, kubera iki? Kuko nta bakuru twari dufite hafi bari bakitureberera. Noneho twaravuze tuke reka noneho ntawe turi hafi, ntawe uzakubona, ntawe uzambona, reka twigire mu isi yacu y'urukundo, twikundanire. Rero ntabwo byatinze, ngo navuga nyine ngo kuba hafi y'ababyeyi bigira inyungu nyinshi. Uri umwana cyangwa n'ababyeyi kureberera umwana bugufi bigira inyungu nyinshi, kuko nyine ubasha gukurikirana. Muva nk'ubwo ngubwo mama tukiri kumwe yarakurikiranye, abona ko hari ibyahindutse. Ariko maze kugira hirya cyane ntabwo bongeye kutubona mu buryo bworoshye, ku buryo batari kumenya ibintu uko birimo bikomeza bigenda. Bidatinze rero twaje gutwita mu gihe kigufi, tuba duhindutse ababyeyi mu gihe kigufi cyane. Tuhinduka ababyeyi muri icyo gihugu turimo twembi twenyine, kandi ntabwo twari bwanakure cyane wanashaka. Mu by'ukuri abantu twari turi kumwe cyangwa twabashije kumenyanira muri icyo gihugu bajyaga bavuga ati dore ba bana bafite umwana
nuko bajyaga batwita kubera ko mu by'ukuri abo twanganaga bose nta bana bari bafite, twari twebwe gusa. Bakajya batuvugiraho rero bakavuga ati dore ba bana nabo babyaye bafite umwana. Niyo mpamvu rero navugaga ngo biba byiza cyangwa se bidakunze ko umwana umuba hafi, ariko ukagira ubundi buryo ukoresha bwo kumuba hafi, kumubaza cyane ukaba wamubaza. Mwaragiye Mhm. niwe wabanje kugenda Yego. n'ubaraza, haba hari amakuru ya mama wawe wigeze wongera kumenya, haba mama yigeze yongera kukurikirana, ese uwo bari bakuragije cyangwa se mukuru wawe bari baguhaye Yego. yaba yarigeze akurikirana nyine ngo amenye aho amaze kukohereza ibyakurikiyeho yarabimenye? Ntabwo babimenye, ntabwo babimenye. Aho niyo mpamvu nyine nayivuze ngo nubwo wagambirira neza ku mwana, kuko akenshi muri bino bihe turimo turabaho mu bihe wasanga nk'ababyeyi bati hano se mu gihugu cyacu mu Rwanda, noneho bakavuga ati reka twohereza abana kwiga kuri yacu. Hari uburyo rero nyango wakomeza ukakurikirana umwana nubwo waba utamuri hafi, ariko umwana akumva ko uri hafi. Wakoresha telefone se muri ibyo bihe byacu telefone zarakoraga, wakwandika se ukavuga uti bite, umerewe ute, amakuru bimeze bite muri icyo gihugu aho ugeze. Rero kubera ko jyewe mu buzima bwanjye atari ko byagenze, urumva ngira ngo byakurikiyeho. Yego. 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 Mu by'ukuri ndabyibuka cyane kubera ko tumaze kumenya ayo makuru twembi twarishimye. Nk'uko wavuze uti urukundo rugomba kuba rwari ruhari, nibyo twarishimye twembi twumva ni inkuru idushimishije. Noneho ako kanya nyine duhita twumva ko nyine nta mubyeyi nta wundi muntu, nta wundi bushobozi, ni twebwe tugomba kwishakamo ibisubizo by'ukuntu tugiye kubeshaho uwo mwana. Rero ariko ku babyeyi, isomo ku babyeyi mu by'ukuri turi hano tuganira. Yego. Ku byo njya mvuga cyane cyane ku kiganiro natanze bwa mbere cyitwa mama umwepiskopi wa mbere. Icyo mbivugiye ni ukuvuga ngo niba ubyaye umwana, Yego. nk'uko ukomeza kumwita umwana, aba agomba gukomeza akarerwa ku myaka iyo ari yo yose. Simbivugiye ko mwageze Yego. igihe mukaba ababyeyi, ariko niyo Yego. yaba ari umubyeyi w'abandi bana agomba kuba umwana ku mubyeyi. Bivuze ngo ububyeyi ni iki? Ni inshingano. Yego. Ububyeyi ni disipurine, nubwo yaba atakikugaburira, ariko hari ibintu bikugeraho bikakurenga, nk'ubu kuba waragize urwo ruhinja n'umugabo wari uruhinja, uruhinja rworogejwe cyangwa mwararurenze gutyo, kuko haba hagomba kuba umuntu mukuru mubaza. Ababyeyi bagomba kuba ari ababyeyi forever. Njyewe ndavuga ngo niba mvuze ngo uri umwepiskopi, uwo mwana ni uw'Imana, ariko umufiteho inshingano ku buryo ni umurimo uzamurika imbere y'Imana. Igihe rero utabikoze rwose urumva hari akantu numvise kanjemo kuba wowe uri umwana, umugabo wawe ni muto, kongeraho uruhinja. Urwo ruhinja rwasanze abo bantu nabo badafite ubabwira uti rero umwana bigenda gutya bigenda gutya. Ubundi byari kuba byiza umuntu wabaye hafi mukinamenya ko mutwite, ukamenya ngo umubyeyi arya iki ntarya iki. Umwana wanyu ni umurame, kuko sinzi ibyo mwamugaburiye. Yego, abaganga baravuga, ariko hari ibiryo by'umubyeyi by'isama kugira ngo yaba ari umwana azakure neza na nyina. Ibyo bintu byose byagombaga kuba byarabonetse, kandi ubihabwa n'ugukuriye wanyuze muri ibyo. Niko ntekereza. Rero umubyeyi ahora ari umubyeyi kuzageza igihe azagerera imbere y'uwamuragije, wamuhaye inshingano. Turagirira Imana, nibyo, kuko nyine urugero natanga ni urw'uwo Samweli. Samweli nyina yamutwise mu buryo bugoranye, niko navuga, ariko igihe kigeze Imana imugirira ubuzima umwana,
bisezerano nawe arahiga ati nzamutanga ku Mana, ariko ntiyamubyaye ngo ahita amutanga uwo munsi. yego Oya, yakomeje inshingano. N'igitangaza njya mvuga ntekereza cyabayeho ni ukuba yaramuhiguye yaramujyanye mu rusengero, ariko ngo akajya amugurira ikanzu k'umwaka utashye. Ntabwo inshingano yazihariye Eli umutambyi, oya, yagumanye inshingano z'umubyeyi. Icyo kintu rero kiranyigisha cyane, kinyigisha mu buryo na Mose ubwe igihe bicaga abana ba Isirayeli. Uzi yuko nyina atagiye mu nzu ngo aceceka ngo avuge ngo birarangiye namushyize mu mazi, ubwo kizamutwara sinkizi. Mushiki wa Mose yagiye ku musozi ngo arebe umuntu uri buterure ka kavure, hanyuma yirukanka ajya kubwira umukobwa wa Farawo, atumva ngushakira umuntu ukurerera uwo mwana. Agenda abwira nyina, nyina aramurera, ngo amaze gukura aramutanga. Ariko still iryo jisho ry'umubyeyi ntabwo rigomba kuvaho, nubwo yari arerewe kwa Farawo ari icyitiriro, ariko ijisho rya bene wabo ryamugumyeho kugeza noneho bwa burere aho bijya bugarukira. Yanga kwitwa umwana wa Farawo, aravuga uko biri, mfite identite, mfite iwacu, hariya ni iwacu, ngomba kugenda nkajya mu muryango w'iwacu. Rero avuga ngo yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, agira ati asubira mu w'iwabo. Rero iyo ni inyigisho ijya imfasha ko cya mbere nta kiberaho ubusa. Igihe Imana ikuragije uwo mwana, ugomba kugerageza uburyo bwose ugafata izo nshingano kugeza igihe uwamuguhaye uzagera imbere ye ntugire ute, ntumve hari ipfunwe. Rero aho hantu numvaga ashaka kwashinga hagati cyane, umubyeyi uzi yuko ahawe izo nshingano nazikurikirane kugeza ku mwisho. Ntabwo Eli bamutereranye inshingano, yarabyendaga Ana agafata ikanzu akayijyana, kandi abatambyi ntabwo bari abakene, bahabwaga iby'ubutunzi byose bitura Imana, kandi Samweli yari yaratangiye kwitoza gukorera Imana, yakabaye atungwa n'ibyaho ngaho. Ariko ishusho y'umubyeyi ntagomba gukubura ijisho ku mwana, agomba gusapotinga, baba bari kumwe baba batari kumwe, agomba kubitekereza akavuga ngo izi ni inshingano nahawe, kuki zitahawe naka, njyewe n'Aline tuzihawe, njyewe n'uyu mubyeyi wundi duhawe kurera. Aho ngaho niho nagira ngo wumva umurimo wakoze n'uburyo Imana yarinze uwo mwana wanyu. Ubundi haba hagomba kubaho backup, niko tubizi, hakabaho abakuru batoza abato, gutyo gutyo umuryango ukazaba uruhererekane ukuriye mu burere. Kera aho bajyaga twaracokaga bakatujyana kwa sogokuru kugira ngo bo baba bazi kudufata neza. Ya mbere baravukaga bakaza bakaguma bakurikirana ngo erega umwana umfata gutya, erega umwana umweka barya, erega bigenda gutya na gutya. Baba bafite uko kera byonzi ubonaga nta bantu bakene, kubera ko niba bararebaga uko ubayeho. Amata y'inka z'iwanyu agatunga muri ba rugo, igihe zatetse mugakoresha amata yo mu rundi rugo, nk'uko nabibonaga. Bivuze ngo solidarite cyangwa se gushyira hamwe k'umuryango nibyo birema umuryango w'ejo hazaza. Ndumva umwana wanyu ni umwami, Imana imubanisha aho harimo umugisha rwose. Mu by'ukuri Imana urimo uravuga nyine mu ruhare n'inshingano z'ababyeyi. Naje gusanga nyine Imana yaratubaye hafi cyane, kubera ko nyine nk'uko wari ubivuze izo nshingano, ndetse ngira ngo nayo izidutoza mbere na mbere. Yanatubwiye ati abana muzabarere muri ubu buryo, kandi nimubarera muri ubu buryo bizagenda neza. Umva rero twari duhindutse abana b'ababyeyi, kandi mu gihugu mu by'ukuri tukigeramo gishya, harimo rero challenges nyinshi. Nibyo ikindi ntababwiye nuko muri abo bana mama yabyaye ni jyewe bucura bwe. Urumva rero sinari narigeze mbona n'umwana
urumva rero byaranakomeyeho gusumba nta wankurikiye ngo mbe naritegereje ngo ndebe nk'umwana bamufuta gutya babigira gutya. Urumva rero ni ubuntu bw'Imana aho hantu ukuntu bivuze twebwe twagize Imana cyane nubwo bwose mu mibereho yacu tutari bwayimenye cyane. Ndavuga ku ruhande rwanjye cyane cyane nyasubira inyuma nkasanga Imana yarahabaye. Yego njya nsanga yarahabaye cyane nk'uko wari umaze kubivuga, kuko ni ibintu nyine ni inshingano ziba zitoroshye. Ntabwo zigomba papa na mama gusa, zigomba uwo muryango mugari nk'uko wari ubivuze kugira ngo bakomeze nyine kubaka umuryango kandi uramye ukomeye. Yego yego noneho bamenye uko mubayeho bagaheraho bazana amaboko yego yo kubashyigikira kugeza igihe muzabasha guhagarara. yego mukoze nyine mugeze ku kigero namwe mwafasha aho mubyara. Yego urumva rero iyo mbuto yitwa Aline ikomeje kubaganirira uburyo yabayeho kandi uko dukomeza kuganira nyine muragenda mukuramo amasomo menshi y'ibyo mwebwe mwakwirinda. Mwebwe mugifite ayo mahirwe cyangwa n'abadafite amahirwe bakamenya ati tuzagerageza tubigenze dutyo. Harimo inama rero nyinshi. Yego kuri subscription y'ikiganiro yego yego kiraho ngo ntarirarenga. Yego ku kigero cyose waba ugezeho yego ntarirarenga ngo utabarwe, ntarirarenga ngo usubize ibintu ku murongo, amen, ntarirarenga ngo nibyo ucirweho iteka, nibyo ugihumeka byose birashoboka. Nibyo ubwo ngo turimo turatangamo n'ihumure ntarirarenga. Yego Imana rero yarahabaye. Urumva ntabwo twari tuyizi tutangira kwiga nyine kuba ababyeyi murabyumva. Umwana wacu twari tumukunze ariko nk'uko bivuga birashoboka cyane ko hari n'ibindi tutabashaga kumuha kuko twari tukiri batoya. Kandi urumva nk'uko wabivuze umwana aravuka ariko akavuka ari uw'umuryango, si uwa papa si uwa mama gusa. Twari mu mahanga, nigeze kubabwira ko haba imico itandukanye. Twaragerageje uko mbyumva. Twabaye rero umuryango ufite umwana, turabana ariko ngira ngo bitewe ngira ngo n'amateka yacu ntabwo twaje gukomeza natwe ubwacu. Ngira ngo ubwo bubyeyi cyangwa izo nshingano dusa nkaho tutazikomeje ngo bigende neza. Umwana rero atarigira hejuru hagati y'imyaka 4 n'5 twaje kudakomeza kubana na papa we. Yego tutararengaho. Yego ndumva icyo ni ikindi cyiciro. Ikindi cyiciro mugiye kwinjiramo. Yego twumvise iby'urukundo rwanyu n'ibyabanje. Usubije amaso inyuma. Yego nk'umuntu ugeze nko kuri icyo cyiciro. Yego kuva avutse agakura muri uwo muryango kugeza wisanze muri iyo situwasiyo yo kuba ufite inshingano n'umutware wawe. Yego tuganirize experience ugire n'inama abantu mu ncamake ikintu byakwigishije wisanze ufite izo nshingano ukurikije naho n'urugendo wari umaze gukora. ngejeje nk'aho ngaho ariko mu by'ukuri nafashijwe n'Imana kuko Imana muraza gukomeza kuyumvamo kuko nk'uko wabyumvise twari turi mu mahanga turi kure kandi nta babyeyi mu by'ukuri dufite. nta n'ayandi maboko cyangwa nta n'izindi nama nyinshi dufite. Rero asa nk'umuntu wagiye wiga, Imana isa nkaho isubiza inyuma inyereka ibintu uko byari bimeze, isa nkaho nk'urwo rugero rwiza mbega turimo dutangamo inama tuvuga ngo abandi bagenza gutya na gutya. Imana yagiye mbega inyereka ivuga ati dore uko byari bimeze bitewe n'amateka yawe, uko byagenze bitewe n'amateka yawe, ariko dore ubundi ibyaba bikwiriye. Urumva nyine natangiye mvuga ko kana kakuze karerwa n'umubyeyi umwe, umubyeyi nawe ukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo abashe kubaho anatunge n'umuryango. Mwumvise ko bari benshi, bari
mbega bamutegerejeho imibereho ya buri munsi. Ndibaza ko kugera aho twari tugeze uvuga nti birababaje ko tutakomeje ngo tube ababyeyi kuri uwo mwana twari tumaze kubona kandi ukiri mutoya, kandi nk'uko wari ubivuze uzakomeza kudukenera twembi. Habayemo byinshi nyine byatumye wenda tutabasha gukomeza neza. Ahangaha naho agira ngo reka mvugemo ikintu ntari navuze mbere. Mu iyo mibanire yacu no muri urwo rukundo rwacu, ngo ndavuga yewe n'umukunzi wanjye rwinshi, habayemo akantu katabaye keza gatotsi, nyango uyu munsi bivugwaho nko babyita gucana inyuma. Muri uko rero gucana inyuma ngira ngo nako kwabaye iyo mbarutso yo gutuma tutabasha gukomeza mu by'ukuri. Ariko nubwo bwose byagenze bityo, twigeze kuvuga uruhare rw'umuryango. Urumva ngira ngo iyo tuza kuba twarakurikiranywe nk'uko ugeze kubivugaho, uvuga uti umubyeyi ntabwo ajya ahagarara kuba umubyeyi, ngira ngo abo babyeyi iyo baza kutuba hafi, cyangwa natwe tukaba twarabaye b'abana batinyuwe wenda ngira ngo kuganira ababyeyi, baba baramenye ibintu uko bikomeje kugenda bigenda. Noneho bakaba bakumva ko harimo n'ako kantu kajemo katari keza, bagasa nk'aho batugira inama mbere y'igihe yuko byagera aho ngaho mbega twageze tukaba twatandukana. Kubera ko ni ibintu turimo tubona kano kanya bigwiriye mu bato no mu bakuru, byo gucana inyuma. Rero iyo umuntu atabyitayeho bishobora gutuma nyine imiryango isenyuka. Kandi iyo umuryango usenyutse nyine ingaruka zabyo zishobora kutaba nziza kandi zikazagira konsekansi nyinshi, nimba nabivuga gutyo. Byagenze uko nguko rero muri rwa rukundo rwacu rwiza mwumvise kwa kundi twakundanaga, naje kubimenya murabyumva neza nyine ntabwo byanguye neza, sinabyishimiye, ntabwo yari inkuru nziza muri iyo myaka. Murakoze. kandi iyo mwana nyine mwabanye kabarera muri abana mwese muri batatu. Icyo gihe yagiye n'ubundi yari ihari. Yego. Urukundo nyine rwari ruhari. Yego. Ariko bitewe ntari mu mitekerereze yanjye, yego, bitewe n'uko hari ikintu tujya twirengagiza. Wibuke bwa mbere nakubajije ngo mbese umuntu uceceka. Yego. Uceceka, kubona ikintu ugaceceka. Iyo kominikasiyo itagenda neza cyangwa se ibiganiro mu muryango bitagenda neza, yego, mu by'ukuri abantu baba barimo bubakira ku kintu navuga ko ari nka bombe. Igihe kimwe izagera igihe igaturika, kandi yaturika ikagira ibyo yangiza. Niko ntekereza. Nibyo. Kubera yuko ibyo byose byari byiza nkurikije ukuntu nabyumvise, byari byiza. Ariko biza guhagarara. Noneho uratubwira uti biza kurangira, ariko n'icyabiteye iyo habaho ibiganiro. Yego, nibyo. Haba hagati, Bibiliya iravuga ngo nugira ikibazo kiganire n'uwo mwakigiranye. Yego. Hanyuma murebe mugikemure. Nibidakemuka ndetse kucyifuza ari uko biba bigomba gukemuka. Nibidakemuka kiganirize undi, muhamagara undi mwego wa kabiri azabe hagati yanyu. Nibidakemuka muhamagare itorero. Umuryango, habanza umuryango. Ubwo mwahamagara umwe w'inshuti yanyu, muhamagara umuryango. Yego. Hanyuma bikunze muhamagaye itorero. Naryo riragerageje, abantu bakabona kujya mu nkiko, mu butabera, kugira ngo leta ibafashe. Kuko njya numva muri jyewe, kandi ni nako bigenda inaha, umwana ntagomba kuba victime w'abantu babiri bamubyaye. Buri muntu wese
kuko abafashe 50 yawe ku ijana na 50 y'undi ku ijana, ntabwo rero agomba kuba victime w'urukundo rwanyu, nibyo kuko ni imbuto iba yaravuye, ubwo Aline ya mbuto yabyaye indi mbuto, sibyo? nibyo, yego, ubwo ugiye kwinjira mu nshingano. Reka rero icyo gihe cy'inshingano nk'uko nari mbivuze nyine, nagira ngo dushyireho ako kantu umuntu wese waba afite igitekerezo cyangwa uwo byabayeho, ubundi iyo niyo nzira yakabaye ikurikizwa kugira ngo umwana ahabwe uburenganzira bwe. yego, imbuto yavuye hagati y'imbuto imwe yatewe igahura n'indi, hanyuma bakabyara indi mbuto, iyo ngiyo yindi ivuyemo ntabwo igomba kuba inzirakarengane, nibyo, kubera ko inaha biraba ko niba mubyaye umwana yego mugomba gufata inshingano mwese. rero ntekereza ko umwana adakwiriye kuba victime. kubera iki? iyo niyo process igomba gukurikizwa kugira ngo harengerwe inyungu zuri hagati. yego, reka rero ikindi kiganiro gikurikiraho uzatubwira noneho urwo rugendo rwo kuba bitagenze neza, n'uburyo iyo mbuto yindi ya kabiri ishami rya Aline na mugenzi we mwaje kubyitwaramo. yego, murakoze. Reka